Hello guys, nkuko mubizi ni Fanny M official mbanje kubasuhuza abari burasirazuba, abari burengerazuba, abari mu majyepfo n'abajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali n'abari hanze y'igihugu, ndabasuhuje cyane mumeze neza. Ni Fanny M official nkaba postinga kuri TikTok, abenshi niho banzi, ndagira ngo tuganire. Ni ikiganiro cyo kunenga no kugira inama. Ni ikiganiro cyo kunenga no kugira inama. Mbaza ati ni ikihe? Nkaba mbazaniye akantu nenga nzi neza ko namwe kabajena, sivyo? Reba tugiye mu mujyi wa Kigali, hariya uvuye Tedemir uri kujya ku isoko Nyarugenge. Umva ngwino tunenge. Bita akantu tugiye kunenga monshaya, muze tunenge. Ndanenga abantu b'abacuruzi bahariye. Uritambukira, wamesha agashati kawe, wagateye ipasi, uragiye, sibyo? Urahumura, wodiye agaparufe, uri kwigendera ukajya kumva umuntu arakubwiye, ngumva mabusha, ngumva ngo mfite agakweto keza, ngo gapanuke keza, ngo ishati nziza, ngo ngwino ngo mu gikari nkwereke. Ako kanya yagucakiye, sheri wanjye. Tuba tuje mu mujyi tutazi icyo tugije gukora. Ako kantu ndakabanenze, mukunda kuza mukayora umuntu mu muhanda, nta nubwo yavuga atagukoze, nta nubwo yakubwira, akubwire buhoro, mabusha umeze neza, ko mfite imyenda waje ukanteza imbere, wanguriye, mfite amapantaro meza, mfite amashati meza, mfite ibingi wapi. Umwe arakuyora, mabusha mfite agapantaro keza, agashati keza, ngwino njye kukwereka. Ubwo yagufashe ari kugukurira imyenda, agashati kawe witereye ipasi ari kugapfunyarika. Mana wenda banenze pe, kari akantu ntago ari keza. Mumenye ko i Kigali turi abasirimu. Nimba ndi kwigendera nzi ikintu cyanzanye, nazanye amafaranga nje kwigurira amavuta yo guteka, nje kwigurira umuceri, uri kunjyana mu myenda habaye. Mbwira buhoro, shisha make umbwira uti mabusha mfite utuntu twiza, ngwino ndebere, sibyo? Ako nakantu mbanenze. Akandi kantu nenga, abantu baza bagahita bagutereka ikintu imbere bakakubuza no kugenda. Ngure bakanu gaparufe, ngumva ukuntu gahumura, ngo reka ngutere. Urishuwa neza ko nitera bene izo parufe? Ibi bintu mwabyihoreye. Urantera, unteye ibiparufe byawe, mfite iyanjye niteye. Uri kumbuza kwitambukira, mwagize akavuyo mu muhanda, ntaho umuntu abona kandagira, nta naho umwazanye iparufe, ekuteri, imyenda, ibiki. Mwaduhaye inzira tukitambukira. Uzerebe hariya uvuye Tedemiri, uriho uragenda ugiye ku isoko rya Nyarugenge. Nibabawe ugerayo warushye, warushwe n'iki? Bagenda bagutangira, bagufatafata, bakunyuza hirya, bakwereka, bagira ntabwo ari byiza. Nge ako kantu ndakabanenze, nongere ndakabanenze. Rero nimba hari ikindi nawe wanenga, uranyandikira muri comment, umbwira akantu uri kunenga muri uyu mujyi wa Kigali, cyangwa se no mu cyaro aho utuye, aho uri. Hari utuntu twinshi abantu bakora ukumva rwose biri kubangama. Ariko nkanjye ko nari mfite, Imana yanjye, hari umujyi baranyica mu mutwe hakazamo amazi kubera kwirwa bagufata, ngaho ngwino nkwereke. Ese waba ufite n'amafaranga, buri wese kaza gufata ngo mugurire inkweto, mugurire ikariso, mugurire iki. Ese ayo mafaranga umuntu yazana yaba twari mugira ngo umuntu abaje mu mujyi atazi icyaje gukora. Nimba nshaka imyenda, ndaza aho mu gikari cyanyu, mba mfite umuntu nk'imyenda, nkaza nkamugurira. Nimba ari inkweto, mbanza aho nzibariza. Mwadufashe nk'injiji zitazi icyo zaje gukora mu mujyi. Mabusha enda ngwino nawe, fata gutya, afashe uyu, afashe ewa. Izo ntoki zanyu ziba zakarabye, muri kudufatisha. Ufashe Fanny, ufashe Damascene, ufashe Nuza, nanjye ndaje uramfashe. Rwose mutubabarire, kugura ntago ari agahato. Dushobora kuza rwose tukagura, tukanakugurira, ariko tekereza neza ko hari n'igihe naje mu mutwe wanjye nta n'imyenda irimo, nta n'ipantaro irimo, nta nkweto, nta murabe ifite stress nyinshi.
nshaka ipantaro naza nkagura ipantaro, nshaka ikabutura naza nkagura ikabutura, naba nshaka n'imyenda bafite aho nyikura. Ariko rero kuza ukamfata urankuruye ngwino nkwereke, n'undi arakuruye hano, n'undi arakuruye n'undi, ego hari igihe umwe azasigarana ukuboko kumwe n'undi agasigarana ukundi. Hari ukuntu mubikora nabi rwose. Ngwino umbwire woroheje uti mfite ibintu byiza, ngwino njye kukwereka, nimba ntagura ndakomeza, nimba uzika kuduhira noneho hari ukuntu avuga we Yesu, hari ukuntu avuga mu matwi ukumva hajemo amazi, ewe Yesu we, mwatubabariye mukatwihanganira. Noneho usanga ari akavudo baba bameze gutya, nta naho wabona watambuka. Umva, nimba mufite akantu namwe munenga, mujye mumbwira muri komenti, tuze tukanenge, ubundi tugerekeho n'inama y'ukuntu babigenza. Rero inama nababwira, mujye mugerageza mwiyubahe, mwubahe n'abaje mu mujyi baje kwihahira ibindi bintu. Uziko ashobora kukubwira n'ibyo waruje guhaha ukabiyoberwa, urabyibagirwa, ushobora kubyibagirwa. Mutubabarire, tuba twaje akantu k'agapapuro twakashishimuye, tuzi ibyo tuje gukora. Rero mba niteye agaparufe kanjye, nihanaguye, niteye agapasi, wimpfunyarikira ishati, urankurura unjyana, uri kunjyana he kwaho ngiye mpazi? Ego ntabwo ibintu ari byiza. Inama twabagira rero, mujye muca bugufi, mutubwira ati dufite ibintu byiza mwatuguriye, cyangwa se utubwira uti mwadusuye hano mu gikari ko mfite amapantaro, amasakoshi. Yego hari abantu baba batazi ibintu aho biri bashaka kugura. Nk'ubu nkaba ntazi aho naguriraga pantaro, aho naguriraga kweto. Yego ni byiza kubimbwira, ariko se nanone ntago ari byiza kwirirwa umfatafata. Uziko no muri covid hari igihe bagufataga, kandi covid ikiriho. Aka kantu ntago ari keza, ntago ari keza rwose, ntago ari keza muri iyi generasiyo tugezemo, muri 2020 kuzamura. Ntago ari byiza mu bicike, ntago ari byo, ukareka. Akantu njye nabagiraho inama naka, mujye mubwira ati mukiriya mwiza, dufite ibintu hano mu gikari, turashaka ko utugurira. Dufite inkweto, dufite amapantaro, dufite ikanzu, mwatugurira. Nimba atakugurira aritambukira, nimba nta no kumusuhuza, ujya kumva dufite ibi, ukaba wakumukuriye n'undi yakuruye. Nta no kubwira ati wiriwe neza, basi mfite ibintu hano, ndi gucuruza inkweto, ndi gucuruza udusaha, ndi gucuruza, mwatugurira. Uyu mweretse umuco nawe akusubizanya mu muco, arakubwira ati wiriwe neza, ntabwo mbikeneye. Icyo rero nakugiraga inama ni mutubabarire, mujye mureka kudufatafataho, mutubwire. Tuba twumva amatwi, ntabwo tuba twayicariye cyangwa twayasize mu rugo. Ni mutubwire tumenye neza ibyo ufite. Uziko hari igihe unkurura sinite kubyumva, ahubwo nkareba uwo muntu nkuruye. Uziko banyibye telefone nahita nkuca ku rushyi, mba nzi ngo ni wowe unyibye. Ntimukafata abantu, mureka abantu babigendere ku neza, ubabwire ibyo ufite. Nimba batakuguriye bibakurura, reka bikomereze. Aho bagiye barahazi, bavuye mu rugo bafite ibyo baje gukora. Nituvanga mu mutwe, mutubabarire, nituvanga mu mutwe, mutubabarire cyane pe. Nimba ari akantu nenga rero sasa, kandike muri komenti, tukanenge, twongere tukanenge, tuzamuke tukanenga. Mana nyagasani, ibi bintu bazabireke, ntabwo ari byo. Ndiseriye hara utukaraga nge karanjennye byatari we, karanjennye. Nimba nawe hari icyo ufite wanenga ku bantu, yaba aho uri mu cyaro, yaba mu mujyi utuyemo, yaba hanze y'igihugu, unyandikire muri komenti tukanenge, tunashigerekeho inama.
rero bantu bacu turabakunda mu turangiraho ibintu biri rwose, ariko rero namwe nimutubwira uti ngibi ibintu birahari muze nge kubereka, nimba ibyo bintu ntabikeneye wishyira wimforusa, reka nitambukire, reka ngende, sibyo? Okay, ubwo rero iyo ni inama nabagiraga, mwibuke ko byatujenaga niba mutari munabizi, biratujena kwirirwa umwe yakuruyaka n'undi yakuruyaka n'undi yakuruyaha n'undi ujya kugera ku isoko rya Nyarugenge monsha urenda gupfa, ubwo si wabonye naho ukandagira, ntabwo ubuhabona, ntabwo ubona aho ukandagira, baba hagize akavuyo ema. Mutubabarire turashaka kwitambukira, nigenza nifitiye gahunda nyinshi nkananirwa nkayibura aho nyura naho mva naho beg sereri ako kantu ndakanenze. Mwibuke yuko rwose karatujena pe muduhe inzira dutambuka. Rero njyewe ku rwanjye ruhande, icara ku iseta yawe, yego ahubwo ufate telefone yawe ube n'abantu mukonektane, ubabwire, ubohereze kuri WhatsApp, hano rwose turabasirimu mutubabarire. Noneho nimba unaje ku muhanda, nimba afana atambutse umubwire ati wiriwe neza ko mfite amapantaro n'amakabutura n'amashati, hari icyo ukeneye muri ibyo nguze njye kukwereka, nimba ntacyo nkeneye ndakomeza, nimba mbikeneye ndakubwira ati ndabikeneye tugende ujye kunyereka. Ibyo bintu hari icyo bigutwara. Thank you, nibyo narije kubabwira. Nenga unagire umuntu inama, nimba hari icyo ufite unenga abantu, gerageza wandike muri comment, ubundi umbwire tubanenge. Tugomba kubanenga, ari n'ubu ikintu umuntu akagikora kuko atabizi, ariko uyu munenze arikosora, sibyo? We yandika akantu kakutera mana yanjye kakujena ukumvurijene, noneho tukagireho abantu inama tunabanenge bisubireho. Yari Fanny M Official TV. Thank you so much kubana natwe. Mujye munkurikirana mu biganiro byanjye, ni hano ubu ngubu nzajya mbicisha. Thank you. Ndabasezeye rero, ciao ciao, ejo. Thank you so much, mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde. Thank you.